nutekereza neza ushobora kuza gusanga imibanire n'imikoranire n'abandi ari cyo kibazo gikomeye ufite uyu munsi, by'umwihariko niba ukora mu rwego rw'ubucuruzi, ubutegetsi cyangwa se niba ukorera abandi. Hari ubushakashatsi bwigeze gukorwa n'ikigo cy'abanyamerika giharanira iterambere ry'imyigishirize cyitwa Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching, bwagaragaje uburyo guhirwa k'umuntu mu byo akora bisaba 15% by'ubumenyi bw'ibyo bintu akora, niba ari tekinike, niba ari ukwigisha cyangwa se undi murimo, hanyuma 85% isigaye ikiharirwa n'ubushobozi bw'uwo muntu mu mibanire n'abandi ndetse n'ubushobozi bwe mu kuba yayobora abandi. Uyu munsi umuryango mugari uhanganye n'ibibazo bitandukanye birimo gusenyuka kw'ingo, kutubaha umuco n'indangagaciro zikwiye mu rubyiruko, amakimbirane mu miryango. Impamvu z'ibi bibazo nta hantu zihuriye n'ubunyamwuga cyangwa se ubuhanga bw'abantu, byose ni imibanire hagati y'abantu n'abandi. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 21, umwanditsi akaba n'umwe mu batangaga ibiganiro ku mibanire y'abantu, Dale Carnegie, yatanze amasomo ku ba engineer ndetse n'abandi bakora mu rwego rwa tekinike muri Philadelphia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagera ku 15,000. Yari amasomo arebana n'imibanire. Abantu bangana batya bose baje kumureba kugira ngo abigishe uko babana n'abandi, kubera ko bari bamaze kubona ko aba engineer bahembwaga amafaranga menshi muri icyo gihe inganda zarimo zitera imbere. Batari aba engineer b'abahanga mu kazi kabo gusa, ahubwo n'abari bafite ubwo buhanga ariko bakongeraho n'ubumenyi n'ubushobozi mu kubana n'abandi, mu gutanga ibitekerezo no kubisobanura, ukongeraho ubushobozi bwo kuba uwo muntu yayobora abandi. Umuntu umeze gutya aba afite amahirwe menshi yo guhirwa mu rwego rw'umurimo. Inshuro hafi ya zose abantu batuyobora ntabwo ari abahanga kurusha abandi bose mu nzego bayobora, ahubwo ni abarusha abandi kumenya abantu, kubana nabo no kubayobora. Iyo bavuze kuri iyi ngingo, kenshi hatekerezwa ku magambo y'umuherwe w'umunyenganda w'umunyamerika John Davison Rockefeller. Kumenya abantu no kubana nabo ubwabyo ni igicuruzwa nk'isukari cyangwa se ikawa, kandi niteguye kwishyura amafaranga menshi kuri ubwo bushobozi kurusha ikindi gicuruzwa icyo ari cyo cyose. Kaminuza ya Chicago yigeze gukora ubushakashatsi bugamije kureba ubwoko bw'amasomo abantu bakuze bifuza kwiga. Abantu bakuze ni ubuhe bumenyi bakeneye kurusha ubundi? Ni ubushakashatsi bwamaze imyaka 2. Abantu babarirwa mu bihumbi babajijwe muri ubu bushakashatsi. Benshi mu bakuze bagaragaje ko ikintu cya mbere bifuza kumenya ari ibirebana n'ubuzima, amagara. Icya kabiri bifuza kumenya ari benshi ni abantu. Ni gute wasobanukirwa kandi ugashobora kubana neza n'abandi? Ni gute wasunikira abantu kugukunda? Ni gute wasunikira abandi kuyoboka imitekerereze yawe? Ibi bigomba kuba n'uyu munsi ari byo bihangayikishije abantu benshi bakuze. Uburyo bwo kunguka inshuti nyinshi kandi ukabikitegererezo ku bandi, nicyo tugiye kuvugaho muri iki kiganiro. Imbuga nkoranyambaga, gusurana, gutabarana, gutaha ubukwe, guhana inka n'abageni, guhurira mu tubari tugasangira inzoga, byose ni ibikorwa tumara mu mwanya utagira ingano, kandi tukabiha umwanya w'imbere muri ubu buzima bwacu, atari uko byinjiza amafaranga, ahubwo kubera ko dushaka kubana n'abandi. Kubana n'abandi ni ingingo iri rwagati mu mibereho yacu, ku buryo hari abatekereje kubibyaza amafaranga maze bagira igitekerezo cyo gushinga imbuga nkoranyambaga ubu ngubu zabagize bamwe mu baherwe ba mbere bari ku isi. Amafaranga yabo bayakura mu kuba baraduhaye imbuga dushyiraho amafoto kugira ngo abantu batubwire ko turi beza, ko ibitekerezo twandika byuzuye ubuhanga, ko turi abantu b'ibitangaza. Birasa naho uyu munsi nta kintu gihangayikishije abantu nko gukundwa. Dufite ubwoba butagira ingano bwo kudakundwa, tukagira impungenge z'uko abantu batatubona nk'ibitangaza. Ariko ni ubuhe buryo dukoresha kugira ngo abantu badukunde? Mu kwambara imyambaro y'igiciro, mu kugaragaza ko turi abakire kandi tukaba abahanga, ndetse no kubaka indi myitwarire igaragaza ko ntaho duhuriye n'abantu tuvuga ko baciriritse. Umwanditsi Dale Carnegie mu gitabo How to Win Friends and Influence People
wagaragaza uburyo bwa nyabwo abantu bakwiye gukoresha kugira ngo bunguke inshuti kandi bashobore kuba icyitegererezo ku bandi. Dore bumwe muri bwo: niba ushaka ubuki ntuzajye gukubita ku muzinga urimo inzuki. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatanu mu 1931, polisi yo muri New York yataye muri yombi umugabo wari umaze imyaka ashakishwa kubera ubugizi bwa nabi witwaga Francis Crowley. Bari baramuhimbye Two Gun. Bivugwa ko Two Gun yicaga abantu ndetse yigeze kwica umupolisi. Gusa Two Gun ntabwo yanywaga inzoga ndetse nta nubwo yanywaga itabi. Ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatanu mu 1931, nyuma y'ibyumweru byinshi bamushakisha, abapolisi bagera ku 150 baje kugota inzu ye yari ahitwa Western Avenue muri New York, maze bayirasaho amasasu menshi cyane. Uko barasaga ni nako Two Gun nawe yabasubizaga. Nirasana ryamaze igihe kigera ku isaha yose. Abaturage bagera ku 15,000 bari batuye muri uwo mujyi, bose barimo bareba iryo rasana bafite ibyishimo byinshi basana barimo gufana. Ibintu nk'ibi ntabwo byari byarigeze bibaho mu mateka ya New York. Ubwo bamufataga akiri muzima, ubuyobozi bw'igipolisi muri New York bwavuze ko Francis Crowley alias Two Gun yari we mugizi wa nabi ukomeye mu mateka yose ya New York. Polisi yavuze ko Crowley yashoboraga kwica abantu batagira ingano ntacyo abahora, ariko Two Gun Crowley we yibona gate. Ubwo polisi yari igose inzu ye irimo kuyirasaho amasasu nawe ayirimo, Two Gun yanditse ibaruwa ayandikiye uwo ari we wese wakumva bimureba. Ubwo yandikaga iyo baruwa, amaraso yavaga mu bikomere bye yatonyangiraga kuri urwo rupapuro. Muri iyo baruwa yaragize ati: munsi y'iri koti nambaye harimo umutima utera, umutima mwiza udashobora kugira umuntu n'umwe ukorera ikibi cyari cyo cyose. Nyamara mbere gato yuko ibi byose biba, Crowley Two Gun yari yarigeze gukorana ibirori n'umukobwa bakundanaga ahitwa Long Island. Ubwo bari mu nzira bataha, umupolisi yarabahagaritse abwira Crowley ati: nyereka uruhushya rwawe rwo gutwara imodoka. Atagize n'ijambo na rimwe amusubiza, Crowley Two Gun yahise asohora imbunda ye arasa wa mupolisi. Umupolisi yikubita hasi. Mu gihe akiri aho hasi asambagurika, Crowley yasohotse mu modoka amwambura imbunda ye arayimurashisha andi masasu menshi cyane kugera umupolisi apfuye. Uyu niwe mugabo wavuze ati: munsi y'iri koti ryanjye harimo umutima mwiza udashobora kugira umuntu n'umwe ugirira nabi. Crowley yakatiwe kwicwa yicajwe mu ntebe irimo amashanyarazi. Ubwo yagezwaga muri gereza yafungiwemo mbere yo kwicwa, yaravuze ati: ibi nibyo ngiye gukorerwa kubera kwica abantu? Oya, ibi ngiye kubikorerwa kubera kwirengera no kwirwanaho. Two Gun Crowley ntabwo yigeze yishinja icyaha na kimwe. Ku mutima we yumvaga nta kibi yakoze, kandi ibi ngibi ni nako bigenda ku bantu benshi bahamywe ibyaha. Namaze igice kinini cy'imyaka yanjye mp'abantu ibyishimo, mbafasha kugira ibihe byiza, ariko icyo nituwe ni uguhohoterwa no kugirirwa nabi. Ni amagambo ya Alphonse Capone. Bari baramwise Scarface, umunyamerika wamamaye cyane mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge n'ubugizi bwa nabi mu myaka y'1920. Yigeze kuba umwanzi w'igihugu nimero ya mbere kubera ubugizi bwa nabi. Ni umugabo umwe watigishije Chicago muri iyi myaka. Yacuruje serivisi zo gutega, yacuruje ibiyobyabwenge, yacuruje abana b'abakobwa akabakoresha uburaya, yibye amabanki, ariko yanatanze amafaranga menshi nk'imfashanyo ku bababaye. Capone ntabwo yigeze na rimwe yibona nk'umugizi wa nabi. Buri gihe yibonaga nk'umugira neza wagurishije abantu ibiyobyabwenge bagashobora kwishima, ubundi agafata ku mafaranga ye agafasha abakene. Abo yishe byabaga ari ukwirengera kubera ko ni nk'abapolisi babaga bashaka kumubuza gucuruza, cyangwa se abandi bantu bakoraga ibikorwa bigamije kumwicira akazi. Abo ni nk'abandi bacuruzi b'ibiyobyabwenge bashakaga kumutwara amasoko, cyangwa se abaturage b'abanzi b'ibiyobyabwenge babaga bashaka guha amakuru polisi ngo imubuze gukora. Niko yiyumvaga. Kubw'ibyo igihe cyose yibonye nk'umuntu urenganywa kubera ko abantu batabona ibyiza akora kandi ntibanumve neza umumaro afitiye igihugu. Iyi ni imyumvire y'abagizi ba nabi benshi.
abantu benshi bakora mu nzego z'amagereza n'amagororero bazakubwira ko abanyabyaha benshi bakomeye bafunzwe batemera ko ibyo bakoze byari ibyaha cyangwa se ko byari bibi. Benshi bagaragaza ko bumviswe nabi. Niba bakora ibyaha mu buryo buzwi na bose, batemera ko ibyo bakoze byakabaye bibagira ibicibwa cyangwa se ngo bitume bahanwa, bimeze bite noneho ku bantu nkanjye nawe n'abandi twirirwa duhurira mu nzira tubana muri ubu buzima? Inshuro 99% abantu ntabwo binenga cyangwa se ngo bagire icyo bishinja cyangwa ngo bibone nk'abari mu mafuti uko baba barakosheje kose. Ni amagambo y'umwanditsi Dale Carnegie. Atekereza ko kugaragaza amafuti umuntu yakoze ubinyujije mu nzira yo kumugaya cyangwa se kumunenga bishyira uwo muntu ugawa mu mwanya wo kwihagararaho no kwisobanura no gushaka kugaragaza ko ayo makosa ashinjwa atayakoze cyangwa se afite impamvu yayakoze. Kugaya no kunenga bikomeretsa icyubahiro n'ikuzo umuntu asanzwe yiyumvamo, bigatuma yumva ko arenganye. Impuguke mu yigamitekerereze yamamaye cyane ku isi Baras Frederick Skinner abinyujije mu bushakashatsi yerekanye ko inyamaswa ishimiwe ibyiza yakoze yiga byinshi mu gihe gito ibyiyigishije kandi ikabifata mu mutwe kuruta inyamaswa yahaniwe amakosa yakoze. Nyuma byaje kwemezwa ko ibingibi ari nako bimeze ku bantu. Bitekerezwa ko kugaya no kunenga bidatanga umusaruro mwinshi, ahubwo bishobora kongera uburakari n'urwango mu bantu. Hari umugenzuzi w'umutekano mu nganda wamamaye cyane muri Oklahoma mu myaka ya za 20 witwa George B. Johnston. Akazi ke kari ukugenzura niba mu nganda abakozi bambara ingofero zibarinda kuba bakomeretswa n'ibyuma igihe bari mu kazi. Yagaragaje uburyo buri gihe iyo yinjiraga mu ruganda runaka agasanga abakozi batambaye ingofero, yababwiranaga uburakari bwinshi abibutsa icyo amategeko avuga ko kwikingira igihe bari mu kazi. Bose iyo bamubonaga bahitaga bambara izo ngofero, ariko yamara kurenga bose bakazikuramo. Yaje kubabazwa n'uburyo abo bakozi bakorera ku jisho, maze inshuro ikurikiyeho yiga ubundi buryo. Yasangaga umukozi mu ruganda atambaye ingofero, maze akamubaza yitonze niba iyo ngofero imubangamira. Nyuma yabibutsaga ko iyo ngofero umumaro wayo ari ukubarinda ngo batazakomeretswa n'ibyuma, ariko ibingi bakabibabwira mu ijwi rituje cyane nta burakari, nta no kubibutsa ko ari itegeko. Ibi icyabivuyemo nuko abakozi bose batangiye kujya bambara izo ngofero ku bushake babyibwirije batanabikoreye ku jisho. Ibi bisanishwa n'imyitwarire abantu bose bagira iyo babwiwe ko bafite uburenganzira bwo gukora ibyo bashaka, ubigereranije nuko bitwara iyo babwiwe ko ari itegeko. Ubushakashatsi bwinshi mu by'imitekerereze bugaragaza ko hari amahirwe menshi ko umuntu azakora icyo ushaka ko akora numwereka ko ari uburenganzira bwe gukora icyo kintu, ko ari amahitamo ye, aho kumwereka ko ari itegeko. Ndategetse ngo ejo uzaba ugeze hano 2 za mu gitondo. Hari ibyago byinshi ko azaba atarahagera izo saha, cyangwa se akahagerana umutima mubi. Ariko numubwira ngo byaba byiza uhageze 2 za mu gitondo kubera impamvu izi nizi, ukanongeraho ko afite uburenganzira bwo kuhagera 2 cyangwa nyuma yaho bitewe n'icyo yumva kimunogeye. Urumva unaniwe, urifuza kumara icyumweru cyose utajya ku kazi, utanava mu rugo, ahubwo wirirwa wirebera za filime. Ariko baramutse bakubwiye ngo tugutegetse kutava mu rugo mu gihe cy'icyumweru cyose, ntabwo wabyishimira kubera ko kantu ngo tugutegetse. Twese twarabibonye mu gihe cyaguma mu rugo. Birumvikana umuntu ashobora kwikura isaha ye ku kuboko akayiguhereza kubera ko wamutunze imbunda. Birumvikana abakozi bawe bashobora kuguha umusaruro mwinshi ku kazi kubera ko bababwiye kuzabirukana. Ubu ni uburyo bumwe bwo kubona icyo ushaka ariko butaramba. Uburyo buramba bwo gutuma umuntu aguha icyo ushaka ni ukubanza kumuha icyo ashaka nawe. Umwe mu bafilozofe bakomeye b'Abanyamerika, John Dewey, muri mwe mu nyandiko ze agaragaza ko icyifuzo gikomeye cya buri muntu mu batuye isi bose ari ukuba uw'ingirakamaro. The desire to be important. Kuba uw'ingirakamaro ku bandi nibyo twese dushaka. Bivuze ko kwereka umuntu ko ari uw'ingirakamaro bishobora gutuma uwo muntu aguha icyo ushaka cyose.
ku bw'ibi byose Dale Carnegie atekereza ko ukumvikana guke kose abatuye isi bafitanye gushingiye ku gushinjanya, kunengana no kugayana hagati yabo. Unenzwe cyangwa se ushinjwa amakosa runaka inshuro nyinshi arwana no kugaragaza ko arengana, bikamusunikira nawe mu gushinja abamushinje, ubundi guterana amagambo bigahera aho ngaho. Inzangano nazo zigakurikiraho kubera ko buri ruhande rutekereza ko ruteretswe ko ari urw'ingirakamaro. Urashaka iki mu by'ukuri muri ubu buzima? Dore urutonde rw'ibintu bike twese duhuriyeho mu kwifuza kandi duhora dusenga ngo ntituzigere tubibura muri ubu buzima. Ni ibintu 8. Ni ubuzima n'ubushobozi bwo kubuhorana, ibyo kurya, ibitotsi, amafaranga n'ibyo ashobora kugura, ubuzima nyuma y'urupfu, guhuza ibitsina mu buryo bukunyuze, imibereho myiza y'abana bawe no kumva uri uw'agaciro mu bandi. Ngibi ibintu 8 Dale Carnegie atekereza ko abatuye isi bose bashaka, ari nabyo soko y'amakimbirane avuka ku isi igihe hari utekereje ko hari abashaka kumubuza ibi bintu. Ibyinshi muri ibi byifuzo birasubizwa, ariko hari kimwe twese dukeneye, nk'uko dukeneye ibitotsi cyangwa se ibyo kurya, ariko ntabwo tukibona kenshi: gufatwa nk'uw'ingirakamaro cyangwa se uw'ingenzi mu bandi. Nibyo umuhanga mu by'ubuzima bwo mu mutwe umunya-Autriche Sigmund Freud yise the desire to be great, icyifuzo cyo kuba igitangaza. Irasa n'imvugo y'umufilozofe w'umunyamerika William James. Ihame riruta yandi mu mibereho ya muntu ni inzara agirira ugushimwa. Ntabwo James William yigeze avuga ngo ni icyifuzo agirira ugushimwa. Oya, inzara umuntu agirira ugushimwa. Bitekereza ko abantu bake bashobora guhaza iyi nzara yo gushimwa ari bo bafite abandi bose mu biganza byabo. Iyi nzara yo gushaka gushimwa ni nayo igize itandukaniro rinini hagati y'umuntu n'izindi nyamaswa. Mu rwego rw'ubworozi ku isi yose hajya hamamurika y'amatungo y'icyitegererezo. Mu bihugu bimwe bafata inka cyangwa se ingurube cyangwa imbwa bakazihatanisha mu marushanwa y'ubwiza, ihiza izindi mu bwiza bakayishyiraho ikimenyetso cy'uko ari nziza, bakayambika ikamba ryiza rigaragaza ko yahize izindi. Ariko muri izi nyamaswa zose nta nimwe bayitaye ku kuba yahize izindi. Ba nyirazo nibo baba bishimye. Niba ari inka yahize izindi mu bwiza cyangwa mu gukamwa amata menshi, iyo nka iyo bayambitse ikamba ntabwo iba yitaye kuri iryo kamba yambaye. Icyo ishaka ni ubwatsi bumeze neza n'amazi menshi. Nyirayo niwe uba yishimye ndetse akumva yahize ba nyiri izindi nka zitabashije kubiza mbere. Iyo abakurambere bacu bataza kugira iyi nzara yo gushimwa no kubitangaza mu bandi, iri terambere ryose twagezeho ntabwo twari kurigeraho. Iyi nzara niyo yasunikiye Thomas Newcomen mu 1712 gutekereza gukora imashini ikoreshwa n'umwuka ushyushye. Yaje kuvamo imashini zose zabaye ku isi zikoreshwa mu nganda zose tuzi none dore uyu munsi aho tugeze. Iyi nyota yo gushimwa no kubonwa neza n'abandi niyo yasunikiye abaherwe bose babayeho gutangira ubucuruzi bahereye ku mafaranga make, nyuma bakaza kubaka ubucuruzi bubeshejeho miliyoni z'abantu uyu munsi. Iyi nzara yo gushimwa ariko ni nayo isunikira abakire kubaka inzu zifite ibyumba byinshi kurenza ibyo bo n'imiryango yabo bakeneye. Iyi nzara yo gushimwa ni nayo gusunikira kugura imyenda y'igiciro, gukoresha uburyo bwose bushoboka burimo n'ubujura kugira ngo ugure imodoka nziza, kandi buri gihe ugahora ubwira abantu uburyo abana bawe ari ibitangaza. Iyi nzara yo gushimwa no kuba igitangaza no kuba ingirakamaro niyo isunikira abasore n'inkumi kwinjira mu matsinda y'abagizi ba nabi, biba abantu bakica batagira ingano. Iyi nzara yo kuba ibitangaza niryo shingiro ry'iterabwoba nk'uko turizi uyu munsi. Bagaba ibitero bakica abantu, bikavugwa mu bitangazamakuru bakumva ko babaye ibihangange ku isi. Niyo mpamvu abagabye igitero bihutira kukigamba. Mbwira uko wiyumva iyo bagushimiye cyangwa se iyo bakugaragaje ko uri uw'igitangaza, ndakubwira uwo uriwe. Niko Dale Carnegie avuga. Uko witwara mu bihe byo gushimagizwa niko kugaragaza uwo uriwe nyakuri. Niyo mpamvu abantu batanga ubufasha ku bashonji bakifotora amafoto menshi bakereka abantu. Kuri iyi ngingo turi abanyabugugu b'abanyampuhwe.
Mu 1934 polisi muri Minnesota muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yataye muri yombi igisambo gikomeye cyicaga abantu cyari cyaramenyekanye cyane muri aka gace kitwaga John Dillinger. Ubwo bamwirukankanaga, Dillinger yinjiye ahantu mu kibaya hari hahuriye abantu benshi, maze arasakuza ati ninjye Dillinger, nimuhumure nta muntu n'umwe ndi bugirire nabi, ariko ninjye Dillinger. Itandukaniro riri hagati y'umuntu ufashe imfubyi akifotoza akereka abantu ko yafashije n'uyu Dillinger ni uburyo bose bashimishwa no kumenyekana nk'abantu b'ingirakamaro. Umwe arashaka ko abantu bamwemera nk'umugiraneza ufite ubutunzi ariko akibuka n'abakene, undi arashaka ko abantu bamwemera nk'igitangaza kubera ko ari umwanzi wa rubanda nimero ya mbere. Umuntu ushobora gukora ibi afite isi yose mu biganza bye. Ntabwo byumvikana nk'ikintu cyiza, ariko buri umwe muri twe yifuza ko abantu bose bamukurikira. Iyo ibitekerezo byawe bishyigikiwe kandi bikagenderwaho na benshi, wiyumva nk'igitangaza. Nk'uko abarobyi bafata iminyorogoto n'utundi dusimba bakadushyira ku ndobani bakatwereka amafi akaza kudufata nabo bakayafata, ni nabwo buryo abantu bamwe bakoresha mu kwigarurira abandi kugira ngo babakunde cyangwa se babakurikire. Twese dukunda kumva ibyo dushaka. Abantu bamwe bamenye izi ntege nke za buri wese muri twebwe, maze bazikoresha mu gusunikira abantu mu kubakunda cyangwa kubakurikira. Uburyo bwonyine bwo kugira abantu benshi bagukurikira ni ukubabwira ibyo bashaka kumva no kubereka uko babigeraho. Umubyeyi ushaka ko abana be batazanywa itabi yirinda kubabwira gusa ngo ntimuzanywe itabi cyangwa se ngo ababwire ibyo washaka. Ahubwo abereka kenshi ko kunywa itabi bituma umuntu agorwa no kuba icyamamare mu gukina umupira w'amaguru kubera ko yahagira vuba. Buri gikorwa cyose wakoze kuva ukivuka kugera uyu munsi wagikoze kubera ko hari ikintu ushaka. Uri muribaza ku mafaranga menshi y'imfashanyo watanze muri Croix Rouge no muri Caritas. Uratekereza ko mu kuyatanga ntacyo washakaga, ariko sibyo, kubera ko nabwo hari icyo washakaga. Aya mafaranga wayatanze kubera ko wumvaga ushaka gukora igikorwa cyiza kitarimo kwikunda, ariko muri wowe wari ufite agatekerezo kuko iyo neza nawe uzayigirirwa haba muri ubu buzima cyangwa mu bundi. Nuko umwami azabasubize ati ndababwira ukuri, ibyo mwagiriye umwe muri abo bavandimwe banjye baciye bugufi nijye mwabaga mubigiriye. Ni Ivanjiri ntagatifu yanditswe na Matayo umutwe wa 25 umurongo wa 40. Icyatumye ufata ayo mafaranga ukayatanga muri Caritas no muri Croix Rouge nuko inzara ufitiye gushimwa yabaye nyinshi kuruta iyo ufitiye amafaranga yawe. Birashoboka ko waba warayatanze kubera isoni, kubera ko abandi nabo bari barimo gutanga, ariko ikiri ukuri nuko hari ikintu washakaga. Abakora mu rwego rwo kwamamaza bumvise neza cyane ko kubwira abantu ibyo bashaka kumva bituma bikora ku ikofi bakagura ibyo abamamaza bashaka kugurisha. Abacuruzi bakomeye kandi bagurisha byinshi ni abazi kwereka abakiriya ibibazo byabo, bakabereka ko ibyo bibazo byabo byakemurwa n'icyo gicuruzwa. Impamvu Dale Carnegie yise iki gitabo cye uburyo bwo kubona inshuti nyinshi no kuba icyitegererezo ku bandi, nuko yize imitekerereze n'imibanire y'abantu, akabona byinshi mu byo duhuriyeho twebwe hagati yacu nk'abantu ndetse n'ibyo duhuriyeho n'izindi nyamaswa. Byigeze bikubaho na rimwe gutekereza ko imbwa ariyo nyamaswa yonyine idasabwa gukora kugira ngo ibeho? Inkoko igomba gutera amagi kugira ngo ibeho. Inka igomba gukamwa. Imbwa nyinshi kuri iyi si zibeshejweho no gukunda ba sebuja. Uzunguka inshuti nyinshi mu mezi 2 niwita cyane ku gukunda abandi kurusha izo uzunguka mu myaka 2 nushyira ingufu mu gushaka gukundwa. Ikibazo nuko uyu munsi dushyira ingufu cyane mu gushaka gukundwa kurusha gukunda. Abantu ntabwo bakwitayeho habe na gato, bo ubwabo nibo birebaho mu gitondo, saa 6 na nimugoroba. Nibo ubwabo bikunda. Nubakunda bizabaryohera maze nabo batangire kugukunda kubera ko badashaka gutakaza ayo mahirwe yo gukundwa. Mu myaka ya za 30 hari kompanyi icuruza serivisi za telefone muri New York yakoze ubushakashatsi ngo irebe ijambo rikoreshwa cyane kuri telefone mu biganiro abantu bagirana. Nawe warikeka. I, moi, jewe,
muri ubu bushakashatsi ijambo jyewe ryakoreshejwe inshuro 3,900 mu biganiro 500 abantu bagiranye kuri telefone. Iyo ubonye ifoto irimo abantu benshi nawe urimo, ninde ureba bwa mbere cyangwa ninde ureba cyane? Ninde utinzaho amaso? Mu ifoto nawe urimo, iyo urimo kuyikurura cyangwa se uzuminga, uba ushaka kureba nde muri abo bantu bayirimo. Nidukomeza gushaka kwigaragaza neza mu bantu tugamije kubareshya kugira ngo badukunde, bizarangira tudafite inshuti nyinshi za nyazo. Iyo bakunze nabo baragukunda. Nicyo gituma abatunzi imbwa bazikunda, kubera ko iyo batashye ziza kubasanganira zibasimbukira bigaragara ko zibishimiye. Ntabwo ari benshi bahita bazisubizayo cyangwa se ngo babure kwishimira urwo rukundo zibakunda. Aya marangamutima ni nayo atangwa n'igitwenge cy'umwana w'uruhinja. Uwasekeye wese agira amarangamutima y'urukundo no kumva ashaka kumusubiza urwo rukundo. Wigeze wicara muri sale kwa muganga mwese mutegereje kubonana na muganga, maze ngo uraranganya amaso muri ayo masura yijimye y'abarwayi bose bategereje kubonana na muganga? Dr. Stephen Sproul, umuveterineri wahitwa Raytown muri Missouri, yanditse uburyo umunsi umwe yari afite abantu benshi bazanye amatungo yabo kuyavuza no kuyasuzumisha. Kubera ubwinshi bwabo, bicaye muri sale bategererezamo, hakajya hinjira umwe umwe. Nta numwe wavuganaga n'undi, kubera ko buri wese ahari yari yihugiyeho. Bishoboka ko yari arimo gutekereza ku bindi bikorwa bimufitiye inyungu yakaba yarimo gukora, aho gutegereza muganga w'amatungo aho ngaho. Hashize umwanya, hinjiye umugore uri kumwe n'umwana w'amezi 9 baje kuvuza injangwe yabo. Uwo mugore yicara iruhande rw'umusore muto nawe wari waje kuvuza itungo rye. Uwo mwana w'uruhinja w'amezi 9 yahuje amaso n'uwo musore, maze urwo ruhinja ruhita rumwenyura cyane, ruseka yanse ko yatuma igiciro cy'ikiguzi gihinduka ku bantu barimo guciririkanya. Uwo musore icyo yakoze ni nk'icyo nawe wakora. Nawe yarasetse amwenyurira urwo ruhinja. Umusore aheraho atangira kuganira n'uwo mubyeyi bavuga ku mwana we. Sale yose yari yuzuye abantu basa n'abazinze umunya, ihita itangira kuganira bisa naho baje mu mucyo, biturutse ku nseko y'uruhinja gusa. Nubakunda nabo bazagukunda. Inshuro 9 ku 10 impaka zirangira buri wese mu bajyaga impaka akemera ko ari ufite ukuri. Dale Carnegie atekereza ko hari abantu benshi batakaza inshuti cyangwa se badakunzwe kubera ko bakunda kujya impaka. Ntabwo ushobora gutsinda impaka, usibye ko no kuzitsinda ntacyo bimaze. Ni amagambo ya Dale Carnegie. Muri iki gitabo cye hari aho abari inkuru y'uburyo umunsi umwe yari yitabiriye ibirori. Noneho umwe mu bagabo bari bicaye iruhande rwe avuga ijambo yasomye mu gitabo. Hari imbaraga zigena ibizatubaho byose. Niryo jambo yavuze. Uwo mugabo yavuze ko aya magambo yanditse muri Bibiliya. Ntabwo ari byo. Dale Carnegie wasomye ibitabo byinshi yarabizi neza ko ayo magambo atari ayo muri Bibiliya, ahubwo ari ayo mu ikinamico Hamlet ya William Shakespeare. Dale Carnegie wari wicaye aho ngaho yumvise uburyo uwo muntu abeshye, ananirwa kubyihanganira. Yumva muri we anazamutswemo n'akantu ko kwikunda no gushaka kugaragariza abantu bose ko ari umuhanga kugira ngo bamwemere. Ahita anyomoza uwo mugabo amubwira ko ayo magambo atari ayo muri Bibiliya. Batangira kujya impaka. Muri iyo nzu harimo n'umwanditsi wamamaye cyane wamaze imyaka myinshi cyane yiga kuri Shakespeare, Frank Gammond. Yari yarasomye amakinamico yose ya Shakespeare, yarazi neza niba ayo magambo ari ayo muri Bibiliya cyangwa se niba ari ayo muri Hamlet ya Shakespeare. Baramwegereye baramubaza, bamubaza niba ayo magambo ari ayo muri Bibiliya cyangwa niba ari ayo muri Hamlet. Arahindukira abwira Dale Carnegie ati, Carnegie, ni wowe wibeshya. Aya magambo nayo muri Bibiliya, uyu musore ni ufite ukuri. Yarabeshyaga kandi abikora bizi kuko yarazi neza ko yari amagambo yo muri Hamlet. Impaka zirarangira. Dale Carnegie nyuma yaje kumwegera amubaza impamvu yabeshye ko ayo magambo ari ayo muri Bibiliya kandi azi neza ko ari ayo muri Hamlet. Frank Gammond yaramusubije ati, bimaze iki kwereka uwo mujyi impaka ko yibeshya? Bizatuma gukunda se? Kubera icyo utamureka akarengera icyubahiro cye.
igihe umuntu yivugiye ibintu atakubajije igitekerezo cyawe, kubera icyo wajya kumunyomoza. Iyo Dale Carnegie atishora muri izo mpaka, aba bagabo bombi bari gutaha bakeye ku mutima, ariko siko byagenze kubera ko buri wese yatashye yumva ari ufite ukuri. Kuri Dale Carnegie ntabwo ushobora gutsinda impaka. Iyo uzitsinze utaha wumva ko watsinze, ko ufite ukuri. Iyo uzitsinzwe nabwo utaha wumva ko ufite ukuri, ariko abantu badashaka kukumva. Tuvuge ko utsinze impaka, hanyuma se urumva wishimye, urumva uri igihangange, hanyuma se uwo mwaburanaga watumye yumva nk'umuntu uciriritse utazi ibintu, ariko umugabo wemejwe ibintu ku ngufu n'ubundi akomeza kwizera ibyo yizera. Kwirinda kunenga, gutanga ibyo wifuza guhabwa, kwirinda impaka ndetse n'izindi ngingo zigaragazwa muri iki gitabo nk'uburyo bwo kubona inshuti no kuba icyitegererezo ku bandi, byose ni ibikorwa bisa n'ibigoye kubera ko bisa no kwiyibagirwa ugatekereza ku bandi. Gusa bushobora kuba ari bwo buryo bwonyine bwakemura ibibazo by'imibanire mu bantu, ari nabyo bibazo bikomeye byugarije iyi si. Naha dusoreje iki kiganiro twari twabateguriye. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.